ibitonyanga ukwasa arasa n'izuba inzobe ihiye nyine pe kubera ko ngabura niyo bwije aramurika wowe urasote n'inkoni iteka Wow, thank you. Nabiguku. Nanjye ntuwe no kubona. Yego ni ibisanzwe se ko mucyaro twicara hano hakwicara bareka gukoresha ibisanzwe. Afite umusore mukunda ariko yaramwanze ngo nuko nta mafaranga afite. Sheyira. Uvuze? Wambabariye koko. Sheka musobanurire. Please. Urakarabo keza she. Ariko byonyine nishobora kumva ukuntu ngukunda. Aho kugira ngo uburi naburisho. Please. Tugomba kuba umwe. No. Sebra nagenda here sindaruhuka. Mugongo urambye areba ukuntu usa n'akavumbura amashyiga. Vicky sinzi niba ndi kubyumva neza. Gusa wambwira nkasobanukira. Ndashaka kukubwira ko ngukunda. Lili? Ubwo nagiye mu kazi kanjye ngiye kubumba. Imishinga yanjye miramfana. Urabona uko nyakibura. Nanzaye gutsibura. Nanjye ngo nzaye gutsibura. Iyo ngutsibura buri joro irahagije. Eri amakuru se. Meza. Cyane. Nari gukumbuye cyane. Nkomeze utese. Meza neza. Amakuru se. Meza cyane nari ngukumbuye nawe. Iminsi yari baye myinshi. Cyane. Cyagiye twashoje tutaganire kuri cya gikorwa cyacu twashaka kuganiraho. Genda cyakomeje. Ntabwo navuye muri gahunda ndacyakomeje. Sha nanjye nuko ndi tayari. Yego. Ariko cyo turi kumwe mba ntazi ukuntu. Nyine mba numva feeling nkarya ndi kwisigiye nyine. Yego. Yego. Nuko utaze kukugira biruta byose. Wenje ukazimaze kuzimenyera ariko chaka uzaze tudusohoke twiganiraho byimbitse ntabwo tubivugira no mu rugo kuko ndatekereza ko tutari safe mu buryo buhagije. Hako ndashaka uzaza tukashaka no twicara duri mu ufite umwana turi free. Itaba muhungu wawe. Fisi bite? Nigis, nahise ko musha. Ngwino ngo mboneho no kugutuma. Mabuja ngaho numahashi. Nashaka kugutuma hari ahijya kwa Claude. Hari akantu nashakaga akumpere. Amen. Yego. Akano kitwangu ki. Ako se wabaye. Genda arakaza. None se bangura agadeno kuri nerure igisafura kingana nk'umuba rekari yanone mu mugongo uracitse. Yene akabyere pe. Ntabwo njya nkumenyera. Ubu se ko wasinze ikintu ushaka n'iki ko ndi hano kuvuga byakora. Ako se mabuja kujya hano umuntu uramenyera ubu uzamenyera akangaye koko. Ntacyo bitwaye jya kwa Claude numva yumva biragenda neza. Ndakakugura kanga konyine ariko kanga. Akuri mwisi. Nokuri nabibonye nyegera hanga nokuri. Ariko nagumzaba pe. Nokuri kwimana wahaneza iyo ndiye ndaneza yangwa gacupa ewa. Sanga byahi akushirema agakunika amene byo sawa sibyo bigambo byishirikana n'ibyo bigambo gawe Aragamba naguze promotion itarashira rero biba bikubanga nakujya wihanga none se ngenda kama nkure hari amazi ndaje sheri reka twikomereza ibiganiro byacu gato kiragisure umva ariko aba yakuzonze koko atesheje umutwe ni wawe bose berirwana ubusujye bumba amenyo yewe ndabona uyu ntazamushobora yirirwa yasinze imva yabaye kazi burasa akazi ko aragashobora akazi ko nta kibazo ni igifaka icyo upfana si akazi yapfa kuba gakora neza atakwiba ari umwana ufite imico myiza aranzonga nanjye aransindisha kandi mba ntanyweye nicyo kibazo nanjye ndagukunda cyane harya anniversaire yawe byari ntabwo njya mbyibagiwe ushobora yibagiwe ntabwo byibagiwe mba mbizirikana umunsi ku wundi ariko nzagukorera surprise nzagukorera surprise zumwe ya ariko hari umusore tubana uretse ko ntabwo nari guca ku rugo hari umusore tubana arimo mpamagara ambwira yuko ageze mu rugo kandi aranshaka nari mpaciye gusuhuza ariko kuri uriya munsi nubwo ubizi ko nzayigufeta ariko nzagutungura bizagutungura bikurenge bonga reka naye bavuga yuko abeza babyiruka imyaka yose nyamara wowe hongoza n'ubu ntabwo uragahinda
Meze ute? Meze neza wowe se? Sha nanjye meze neza. Nanjye meze neza. Oya. Ibisanzwe subiza. Oya ntabwo nakubeshya ahubwo ndagukumbuye dushaka ukuntu tubona gusa. Sheri nawe ndagukumbuye. Nanjye ndagukumbuye. Reba kuva wava ku ishuri we, siko tutarongera guhura. Sheri basi dupange duhure sibyo? Dupange duhure. Buriya se? Sheri ngewe aho ushaka hose wumva kunezeza. Ngaruka kugora. Ngaho mbwira. Kuri Ravana. Ravana? Sangahe? Wase tugapanga mu masaha y'ikigoroba. Tugapanga ari nko mu masaha y'ikigoroba. Ngere n'isaha ko si ibintu byose ndabikora. Nawe. Nyine nawe mbwira. Isaha nyiza. Reka tuzabonane nka saa 11. Nka saa 11. Ku mugoroba. Yego. Nta kibazo. Keshe muzambeshye. Kose nka kira kiba kimpamagara kinshakaho ikira. Niba iki habiya kare we. None umunsi wakoze w'umugoroba. Ase. Imyaka uyigeze hera. Myaka nyigeze kure. Bana ndi gukora w'umugoroba ndi gutera imigozi. Uri gukora ikisume Cyane. Yewe. Niba iki se ko numvisha uri kunyabiza uranshakira ikika. Kubanza kuva kwizima neza. Imirimo yanyu ko bujura irangije none utangiye kuntesha umunsi uranshaka hiki. Tukubwirye nabi. Winesha igihe ndi kwikorera akazi kanjye. Yewe ndagukunda pe. Hoshi genda nkura Urabizi rwose. Nkundi bicisi. Ko rwose nubwo uca amazi. Ahubwo se ko n'ubusumara iminsi cya gitekerezo cyo kujya mu mujyi bigeze he? Wahura hese ahubwo ko ngundi muri gahunda yo kugenda ariyo mpamvu ndi gukora umugoroba uzongera kumbona inaha ngaha. Ubwo nanjye ngiye kuba umukobwa w'i Kigali ugira utya usa neza. Uzongera guhura se nambaye bibiguti uri kubona. Nyesuhuriza. Anshaka iki ariko kubona ko yanaterura nsuzuzuguzi. Mujye mugabanya ibintu by'intuze Ariko gibanza we. Ubusane tukiri kumwe. Kandi ngurabona ngo sa gute? Ariko ubwo nta soni ufite yumvugisha ngo nuko ubona ndi hano mu murima. Reba ukuntu uzi gibanza we n'ibipira bambaye biba bisa n'ibipira. Nubwo mfite ibipira niki ariko banza urebe nawe inka mfite mu rugo. Ni zingahe? Ubuse yampaye zingahe? Reba nk'iki gifuku ufite ukuntu ugiye. Ariko numva ngufite cya gitekerezo cyo kujya. Nambaye neza hano n'ijipo nambaye irasa neza nasa nawe. Bamuzira uneshigiye kamanza n'iterere. Ariko se koko ni ibyanya bigiye kujya mu mujyi. Nimba i Kigali kandi ntuzongeye kumvugisha naho tuzatugihurira. Basi mbabara nkwisabira ikintu kimwe. Zaba narabaye umwana kandi ukeye. Dore inaha ngaha biranze pe. Nukuri sinkubeshye. Nukurwa njye kwahirira inka zo mu rugo nukurwa ngira gute? Babarira rwose byibuze uzashakire yo nakazi. Umva cyakoze ndakugira impuhwe ningera i Kigali nkabona akazi. Zata nkwamagara nkubwire nawe uze nibura uko kurya ku muceri wa mabuja. Nibande ko wakondoka izimbavu zasohotse zikagarukamo. Wa mugani usa neza, wa mugani so zimbavu se. Bari bwabone neza neza nageze i Kigali ningi Kigali uzaza nzaguhamagara uzire no kwitaye. Umva byo byara nzende no kwitaye. Cyane. Noneho ubu ugiye kujya ubakarangira bimwe numva byo kubakarangira. Ariko mbanze ntera imigo. Ariko nigira amahirwe nkagera i Kigali ariho nkangejije. Ariko so kurangira. Mundebe. Nigira amahirwe nkagera i Kigali rwose. Ntanange. Nyine nzana kujyanye. Kirasi cya kigoryi cyo kwa Rudabari. Nabangiza amahirwe kabisa. Naho ubundi. Ni muntu ki se? Ko afite amaso nk'ay'intubaruba. Zirandembeje. Dore sigaye naratwe. Umva! Nonsiyata. Ye. Nonsiya. Niba iki papa? Uri mu biki? Ayindi gutera twa tugozi. Eki? Ayindi gutera ya migozi nta bindi rwose ndimo. Umunsi wose. Mbabarira ariko nari ndangayemo gace ariko urana ko nyirangije arabura gace. Niko. Oya. Ngura irangije. Kiriya gihungu. Umva. Kiriya gihungu si kimwe cyo kwa Rudabari. Ni. Niko muko. Mwamutereta ibiki? Ubutereta ibiki na kiriya gishuti. Ntacyo papa nukuri urana nta rindi gukubita bino binonko ngo ndebe ko bino bijumba byazera neza. Niko sha muhungu wa Rudabari. Bayo hano.
oya reka se muze vayo hano mukomere cyane niko umburiza umwana gutera intabire nahinze impande umushaka w'iki ko aricyo nkubaza twaganiraga mubaza ati uyu murima karimo arahinga ku mugoroba bimeze gute erega buriya twanabyumvikanaho ebeke mwumvikanaho ndavuga wowe ibiki twumvikanaho umukobwa wawe ni mwiza reba uko asa arasa n'izuba inzobe ihiye nyine pe kubera ko ngabura niyo bwije aramurika wowe urasute n'inkono iteka tayari ndagenda wowe urasute n'inkono iteka ariko naho ngaho urarengera hanyuma ngo ku mwana wanjye wowe ariko twabana muzehe sesha ubwo wabona inkwano wabona inkwano muzehe urabizi mu rugo ni ugutera umujugujugu mubizi se yaho ugarukiye kandi ubu ngubu tuvugana muzehe rwahiye uruki rwahiye kabisa urwagwa izo nazivuyeho kazi kamera ukasa ari kusoma kabisa umuhungu wanjye ntumuzi rwose umwana i Kigali ujye ubanza undebe ku birenge uriya Karemera nyine ko bisigaye wambara neza dore se nk'iri papa byagiye dore byaranacitse byagize gute ariko nanjye wagira amahirwe nkagera i Kigali ukareba uko nzasa uravuga ngo uyu mukobwa wawe n'inzobe nazamurusha icyo nkubwiye cyo fera tansiyo n'iriya nzobe naramureze reba uko akora n'igifaransa umaze kukimenya kabisa amva nawe wa mugani nawe ariko rwose iyo amafaranga aze n'urufaransa ruraza ugira ngo ni nka sosha wirirwa akata icyondo nubwo agikata ariko kiramutunze umva uramushaka mbese ubundi ndamushaka nukuri cyane kabisa ndamushaka pe niba umushaka infirozorwa infirozone 3 kandi zibanguriye siko yazibona icyo cyose icyo tubuze pe ahubwo aka kanya icyo gitekerezo nkimugezeho umva ugende ubyigeho wowe na so je ntacyo umva nkurira uyu mwanda mu murima hambira amabingo mvira mu murima atongana nawe mvira mu murima barokogese umva nawe wa mukobwa Tame papa ibigoryi nka biriya simbishaka ku mutima wawe kuri ni inzirezi ntacyo navuga na nabira bifuka bafite kandi urabizi ko mu gitondo nzinduka ngi Kigali bose umva nampurihe nawe ariko ujye ubanza wirebe ufate kameruware wirebe hanyuma urebe na kiriya gikara wagira ngo ni inkono batekamo buri gitondo umugoroba korera imbere nibyo papa imbaraga 5 ugeze mu rugo imbaraga 5 ugeze mu rugo yego Shadia nzanira amazi yo kunywa aho ngaho Shadia uri kunyumva nzanira amazi kanze nkuzanire akonje cyangwa ashyushye se urinjajwa nzanira amazi akonje shyushye kuri iri zuba uburyo bwumvirana nabi mubwira nabi nuko utazi inkuru ngufitiye umva none birashyushye reka umva nahuye n'umutipe umva mwiza w'icyuma ureke kakandi ngo ni rugero si wibuka ko mperuka kukubwira amakuru ye umva ngo rugero arankunda ariko yemwe undi hari icyo mfana n'abasore babakenere kare noneho nahuye nawe arimanukira umva ni umukire ntushobora kubyumva byarangiye byagena rugero nubwo azi ko turi mu rukundo ntibishoboka nzamukatira neza nisangira inote wane gusa muvandi ibyo bintu bikora koko n'ukuntu rugera gukunda niyo mpamvu uzapfa udakize uranyumvira ra amafaranga n'umuntu nta hantu bihurira reka witekerezeho ako ntukigire marayika nyamara uwo musore wasanga nawe ari kureba ubwo buranga ufite akumva ko agomba kuzana amafaranga nyine akagutesha agaciro kandi wibuke iteka ibintu dusezeranye umubyeyi wacu genda umva ibyo bintu ntabishyigikiye uraje ubwirwa n'iki kagukunda uzi ko yanampaye impano reba rino kote nambaye nagize ngo bagutishe
njyewe bantiza ntibishoboka jamais ntabwo bashobora kuntiza. umva mugira inama rero muvandimwe, urareba uri mukuru kuri njyewe, wenda mbabarire kuba nakugira inama ntabwo byari bikwiriye, ariko hitamo neza, uhitemo ibyishimo by'ahazaza aho guhitamo amafaranga y'iminsi mikeya. Nayo ni meza nanjye nayakunda, ariko kugira amafaranga nta munezero nta hantu bihurira. Umunezero iyo ufite amafaranga uba ufite n'umunezero, ngaho komeza unezerwe no mu bukene. niba wumva ushaka abakene go ahead igendere. Sawa, njye cyo magaciro ni urukundo, kandi ntuzatinda kubibona. Ariko se bite byawe murumuna, reka nze nguhanura, ahubwo ndi mukuru wawe kandi unyumve. Iyo ufite amafaranga uranezerwa, uba mu nzu nziza, ukagenda ahantu heza, ugasohoka kureba ukuntu umeze. ubwo buri uri aho ngaho ntazi ibyo urimo. Yewe ntabwo ari ubwo buzima nshaka kubamo. Oya, icyo nakwifuriza ni amahirwe masa, Imana ibijyemo n'ibibona koko bikwiye, ariko njye habe na gato uko mbibona uwo musore ni uw'amafaranga nyine akayaguha nawe akagira icyo agukuraho, nta kindi. Ubwo bwiza ufite akanya gatoya wahita ububura. ibyo nibyo mama yirirwa akubwira, agiye ntabwo mba ndi kumwe nawe. Sawa ngaho byihorere basi. Alo? Oui chérie. Waramutse ute? Nawe naramutse neza ariko ndagukumbuye byatari kabisa. Gase shangeraho rwose. Urumva ahubwo wisugwa ku ijambo. Urumva nanjye ahubwo nari ngukumbuye, nashaka kuza ukandeba kukwirungura imereye nabi pe. Yego shangeraho chérie, ngeraho rwose. Geraho tuhatwike kabisa. Gaho se rwose bikore, dore ndagukumbuye. Nta kibazo cy'amafaranga, ufate taxi voiture, frank arahari, ibintu byose birahari, hano ugira ikibazo itegure kabisa, iteguye nta kibazo rwose wituze. Ni hano hafi ku gipangu ahita utungukiraho kabisa. Sinumva se ahubwo ukihibuka. Ahubwo se si wowe ndi kureba aho. Reka nze ahubwo nguge amasheri, reka nze. Oya. Let's switch out. See. Wow. Thank you. Chérie? Shumeze ute? Meze bite? Nari ngukumbuye mwese mumwe. Amakuru si meza chérie, kare. nakoze cyane. Meze neza. Ese Chérie. Asa chérie, nawe.
amakuru y'iminsi kuramo amarinete ngo urebe neza kibondo cyanyishe data we kubera izo mpamvu noneho ugiye kuguha akantu ukunda yego reka nze maze murebe akantu ukunda urakoze cyane usigaye usa neza usigaye usa neza aka kantu urakoze cyane umeze gute urabona ukuntu ari keza hashari ariko niyo mpamvu maze iminsi nanibaza hari undi muhungu usigaye ufite rwose dusigaye tumara umunsi tutaganiriye aya sheri njyewe ntabwo nyibyizera ko uko wamfataga mbere ntabwo rwose waguranye iki ko njyewe mfite amafaranga ko mfite ibintu byose hari agasoresore kari kugutereta sheri jya umbwiza ukuri ni wowe wenyine mwabyizera utese ntabandi nakunda urampagije yego shaki sore yumva gahatamira ako kantu sheri baze wumve n'urukundo ariko ukuntu ruba rumeze nawe banza rureba dusangire aka kantu ko ugenda ugafiringa ni nako kakwereka urukundo ngufitiye niko kakwereka urukundo ngufitiye sheri ntushobora kubyumva kibondo yababa we usiko usa nka mama tata we sheri ni ukuri nuko neza ameze neza nanjye meze neza uretse kuba akazi karameranye nibyo nshobora mvugisha ukuri njye akazi karameranye nirwa isafari nirwa abantu bamamagara bambwira ngo bizinesi ziri gupfa ariko ntukagire ngo ni ukukuburira umwanya njyewe mba ngutekereza ahantu hose mba ndi ahubwo wowe njyewe nibaza sinawe unekereza ahantu uri sheri reka muri wikendi tuzasohoke tujye nko ku mazi ako kantu tuganire turyoshye ubuzima reka ubuzima ni buto uziko ugiye gutuma rero ngiye kukugurira n'imodoka uretse n'imodoka njyewe nzakugurira na private jet ikigutwara wenyine njye sinshaka ubuntu bw'ubusoresore buzaba bugenda bukure ariko shira n'ubwo nariya n'ibirombe mba nambaye ndabibona ndabizi ko urampagije nta wundi nshaka mu buzima bwanjye amafaranga ntabuze naho yashukuri tundi dusore turaza ariko nkabona ni utwo gupitapita aya tujye twihora tuba dushaka kugutesha umwanya gusa yarankoze cyane umukecuru yarankoze cyane urambwiza ukuri mukecuru waramubwiye ko ubu turi kumwe subo ngo mbwire nyizera nanjye ndabikwemereye noneho imodoka ndayiguha ndayiguha pe ndayiguha ndabirabiriye yesu we ugenda ubwira mukecuru imodoka ntabwo ari bunyire ndayiguha mu kanya ahubwo ndaza kumuhamagara muhaye amakuru neza mva murumuna wanjye mubwira ibintu wambwiye kuko byandenze ajya yapfuka ibintu bishya mu bikorwa yapfuka ibintu bishya mu bikorwa amafaranga ndayafite buri kimwe cyose ndagifite sibyo kandi urabona na salo yanjye ukuntu imeze iyi ngiyi ihagaze miliyoni 5 iyi salo reba ahantu wicaye bijyanye n'ubukwe n'ibyazi ubukwe ni vuba cyane ni ukubipanga urebye n'akazi mba ndimo sheri rero ni ukubigendesha gakirumva ibintu by'ubukwe ntabwo ari ibintu byo kungukira yega amafaranga ndayafite ariko ubukwe ni ikintu cyo kwitondera ikintu cyo kwitondera gusa nyine wizere ko ngukunda wizere ko ngukunda simubeshya ntabwo ndi nka babandi sheri bwa busore buza buteratera abakobwa inda njye ntabwo meze nkabo njyewe nkwemerera ikintu nyishyira mu bikorwa umunsi nakubwiye ko ubukwe tubukoze ejo mu gitondo tuzabukora umunsi niba mubwiye ngo ngomba kuguha imodoka ako kanya nukwita nyide duwana igahita ikugeraho na mukecuru ahubwo nawe niba yarankunze ngomba kumugenera imana agiye mfite amafaranga ngenda yafite amafaranga nayo gutera inyoni ngenda yafite uretse n'ibyo ntabwo nabwemukira sheri urabizi ko nakundanye n'umusore mbere akamba warabibwiye koko gara agasoresore mwigeze gukundana karakubabaza naho ubundi sheri ako gasore kakubabaje kibore naho ubundi njyewe uri mu ndiba y'umutima wanjye pe 100% ndagukunda
urakarabo keza she ariko byonyine ntushobora kumva ukuntu ngukunda sibyo ntabwo ushobora kubyizera njyewe ubwanjye aho kugira ngo mubure njyewe napfa aho kugira ngo mubure nabure ijuru singiye kukube sheri uko nigeze awe kukazarama reka alo ya mariage okay sawa reka nitegure none aha niteze sawa wowe musinyire sheke ya 5,000,000 ndaje none akabeza sawa sheke ukazaramamagaye baramamagaye ni ibintu byihutirwa sibyo umbabarire rwose nabipanze biza nyine bitunguranye ahubwo reka ngakemo reka mbanze muherekezaho gatoya nta kibazo sheri kandi wihangane urabizi sibyo byumve ndagukunda ndimo ndagukunda bindi mu maraso ndagukunda bindimo ndagukunda bindi mu maraso Sheri nabigukumbuye cyane yambi sheri hani naha ngaho urahazi wow thank you I love you nabigukumbuye cyane I love you Jesse wageze hano nanjye ntunguwe no kubona I love you nese ugiye ngiye hari haruguru gato hari abana bafite bride shower ngiye mu karori nyine by the way urasa neza merci urasa neza cyane nkunda kukubona wambaye gutyo nyine wambaye akenda kakwegereye mbona umeze neza cyane urakoze cyane I love you I love you too none se uyu munsi waje kuza kundeba uvuye umaze kubona n'abari abana ukaza ukandeba nimva muri karaga pati buriya ndaza kuguhamagara nanjye ndapanga kwimuka niyo mpamvu ndimo ndatemberamo hano kugira ndebe ko nyine nabona ahantu nk'inzu inogeye nkazakubwira ukaza ukanyimura reka nkure kubasange noneho turapanga nituboneka ubundi duhure bye ubundi aka ni agacyamaye ngo ni ururabo ntacyo mpfana n'abakene ngewe ubundi nagende ndi kumubeshya niboneye icyuma nari ngukumbuye cyane nari ngukumbuye ubu nambeshya kandi ashunda gukunda nanjye ndagukunda ese ujye ubibona uburyo ngukunda nsigaye mbona uri mwiza ndagukunda cyane I missed you shashu please ariko ndabona umeze nk'uwananiwe wananiwe shashu ndananiwe twicare basi hari oya shoya twicare ubushaka ko mvunika twari kugera mu rugo tukaruhuka oya shu tubanze twicare hano tube tunaganira ese wanakunda ikibazo twicare turi kuganira sorry
Ashu naringiye kugwa utanamfashe. Oya ntacyo waba. Kandi mba mbona utanankunda. Oya. Sigaye sinzi impamvu mbyumva musigaye imbeshya. Ntabwo nakubeshya. Nukuri. So nagubibona ko mubwira ko mukumbuye ngurananiwe nguvuye mu kazi. Akazi ni kenshi. Stress. Shumba mbona hari undi muntu basigaye ngiye gukwitaho bikurenga aho. Hejo narakubwiye ngo ufite inama y'akazi wari umbwiye ngo ugiye kuryama si ubu ntabwo ubona ko ngukeneye mbana umva hari umuntu kimwe cyose gishoboka kugira ngo ubone ko mbivuga sinari abakobwa baba baguhamagara si uyu Shadi ya Sherisse ninde Shadi ya Sherisse ni umutipe w'inshuti yanjye wabyanditsemo ntabwo ari njye Sherisse nukuri wambabariye koko sheka musobanurire please